ubundi amasengesho Imana ikunda n'amasengesho yo kubona umuntu afata icyemezo akihana. Ayo niyo masengesho Imana igikunda. Abantu benshi mbere yuko ninjira mu mwanya wo kubwiriza, impamvu dusenga ntidusubizwe, dusenga n'ibyaha. Ndagira nkubwire iki kintu, ubuzima bwose ubayemo ntuzajye ukiranuka kuko abantu bakureba, naho abantu batakureba jya ugerageza ukiranuke. Duhe Imana icyubahiro. Ukore uburyo bwose bushoboka, ubikore nk'ingamba ufashe muri wowe. Ahantu hose uzaba uri, ahantu hose uzanyura, muhereze ikiganza umubwire ngo uzagaragaze Yesu. Niba abafana b'umupira tujya dufana tukisiga amarangi, ni ukubera iki twebwe tutisiga amarangi ngo aho dutambutse bavuge bati bariya ni abafana ba Yesu? Niba uri mu muhanda uri umukobwa, Yesu akagaragara. Niba uri mu muhanda ugenda uri umugabo, Yesu akagaragara ko umufite. Waba uri muri office, umuntu yakwinjiramo akavuga ngo uyu mupapa, uyu mumama aragaragaza ko afite Yesu. Mu rugo rwawe, muri saro, Yesu akagaragaramo. Bwira uwo muntu muri kuwe ngo ntuzongere ujye ugaragaza Yesu inzira zose uzanyuramo. Yesu umugaragaza. Umukobwa agaragaza ubukobwa bwe ariko agaragazemo na Yesu. Niba uri umusore, Yesu umugaragaza. Umukobwa uri hano, umusore najya kugufata ku mabere, umubwire ngo niyeguriye Yesu have, hari agaciro k'amaraso ya Yesu namenye. Murimo murabyumva? Mukunda bababesha. Murashaka amagare hano niya ana yampaye amavuta ndayafite. Ariko iki Imana yantumye ni kimwe, kubona abantu bihana bagakizwa bakabona ubugingo. Haleluya. Zaburi ya 34 biravuga ngo isi nibiyuzuye byose ni ibyande. Anyuma Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose ni iki? None twebwe turi kubanza gushaka amafaranga mbere yo gushaka ubwami bw'Imana. Abandi bari hano turi gushaka ubutunzi mbere yuko dushaka ubwami bw'iki? Bibiliya ni amahame, ni kondisiyo. Iyo wujuje amahame, Imana irakublessinga, iguha umugisha. Bwira umuntu muri Kongo jya ugerageza wuzuza amahame y'Imana. Nugira umwete wo kumvira amategeko ngutegeka uyu munsi, uzagira umugisha mu majya n'amazi. Ariko nugira umwete wo kugira gute? Wo kugira gute? Kumvira amategeko Imana igira gute? Muhaguruke mwembi babiri. Wowe ndakuzi witwa Eliyezeri, wowe witwa nde? Wera Noheli. Aha, Eliyezeri Noheli. Ngiye kubahamagara mwembi, umwe arasigaraho undi atera intambwe ze hano. Anyuma wowe uratera intambwe ze ariko wanyikirije. Noheli ngwino hano, hagarara. Ngwino hagarara. Eliyezeri we ndamuhamagara ntiyirirwa aranyitaba ariko ntazi. Eliyezeri umeze ute? Ngwino hano. Murabona atabyanze, aranyumvishe, yumvishe n'ibyo mubwiye ariko ntagize gute? Ntanyumviye. Ariko uyu yanyumvishe ariko agira gute? Anaranyumvira. Abarokore benshi bumvishe icyo Imana ibashakaho ariko banga gushira mu bikorwa ikibasaba. Yesu arababwira ati mwakijijwe mukareka ibyaha, ukabyumva ukanavuga uti nzagerageza ntere intambwe mbikore. Eliyezeri wagerageje ukaza, reka shwita. Noheli ngwino. Uyu ari mu murongo w'amahame y'Imana igira gute?
icyo uzakora cyose uzakigeraho kuko wateye iki intama. ariko uriya azabona abandi batabagwa, atari ko se ko Imana yavuzeho kuki ngewe bidasohora. yarumvishe ariko ntiyumviye icyo Imana igira gute imusaba. bwira uwo muntu muri kwe ngo dore aho ibyawe byapfiriye ni hariya rero, jya kwiyicarira. wabibonye Imana yavuganye nawe, imvugo yayo warayumvise, twarahanuye urabyumva, ariko yarakubwiye ngo mwana wanjye ko nkunze ko wanyumvishe wava muri Uri y'Abakaludaya ukankorera ukankurikira, ariko wanze gutera intambwe ngo usige icyaha. mwana wanjye wagabanyije ubusambanyi, Uwiteka mbabarira sinzongera, nagiye Kabeza Mana nihanye namaramaje. mu kandi kanya Delila iri maso iri tayari kahita iguhamagara iti waza tugahura. ariko se Mana noneho ndabigenzana, reka ntatakaze inshuti yanjye nemere nje kugwa hehe mu cyaha. bwira uwo muntu muri kwe ngo kuva uyu munsi ufashe icyemezo niwo munsi abadayimoni baguhagurukiye. uyu munsi ufashe icyemezo ngo agacupa ntuzagasubiramo, ukigera hanze hariya uratinda gusohoka telefone tu umeze utajamari imeze neza, nahembwe ngwino tuyihereza agakaziye. umutima wawe diregiti cyaka kirahita kizamuka ucyumva, ariko se ko mvuye kwihana mbigenze yewe rega maze kwihana, ariko ngwino dusome ijyanye muzasubirayo. yo Mana mbabarira sinzongera gusambana, reka usohoke hariya. sheri wawe arahita guhamagara ati sheri wiriwe he ngwino tuvugane mu rugo. nugera imbere ye uramwikuraho. bwira uwo muntu muri kwe ngo gufata icyemezo niho Imana ihera umuntu umugisha. gufata icyemezo, ndaje mbabwize ndahanura pe, amavuta Imana yayampaye. ariko se ubundi nkubaza kuri sawune mudufashe, ubundi mbabaza Yesu ashimwe, bitumariye iki kuba twitwa ngo turakihijwe ariko twagena imbere mu bapagani tugahinduka abapagani? barizo umuntu muri kwe ngo ubundi bikumariye iki? agakiza niki kakumariye? ubusize narababwiye ngo dufite ikibazo abarokore, ubura amafaranga, ubura amashuri, ubure gutura muri etaje, ubure ikintu cyiza, ubure n'umwuka wera. nibura atunga umwuka wera, abantu bavuge bati hari umuntu w'iki w'Imana, abantu bagushake kubera gutunga umuntu w'Imana. habo nabwirije ubushize narababwiye ngo abasore b'iki gihe nibura umukobwa uri hano, umusore w'iki gihe akeneye umukobwa ufite amashuri, nayo byo kuvuga ngo ufite amabuno ngo ufite uburanga, nta musore ukibireba. nibura ugomba guhaguruka ugakubita cya haleluya gifite amavuta. umusore akavuga ati nubwo kidafite amafaranga ariko kizajya gisenga kirukana abadayimoni nanjye njye guhiga. ubu wowe ni uwuhe mumaro ufite? barizo umuntu muri kwe ngo ni uwuhe mumaro ufite? yo umugabo wawe abyuka ajya gutarasa ajya guhiga, unanirwe no kuvuga ngo wite muherekeze mu kazi. imbaraga zigwanya umugabo ndazanze, uzivuture uzishiririze. umugabo natakubwira ati sheri nabonye Imana inzamura uko bwije nuko bigize gute bukeye, Imana imubwire ngo naguhembye kubera ko umugore wawe yagize gute yasenze. kira umuntu muri kwe ngo wafashe icyemezo ugashaka amavuta, ufata icyemezo ugasenga. ubu hano hari abakobwa barimo bararira ngo bafiyanse bacu ngo barabadutwaye ngo kandi dore byatewe n'uburangazi bwo kudasenga. senga umuzirike uvuge ngo dayimoni rekura umugabo wanjye. dayimoni zijya zumva, biravuga ngo hari dayimoni zitumva ntizigire gute ntizinavuge. hari ibyo usenga ntibyumve bikaba ngombwa ko Imana yimanukira ikagira icyo ibikoraho. kambara kamini ngo urebe ko umugabo azahinduka, reka shwita kanga akajya mu bagore, gatereka amaso boshaka kwavuka arimo moya ya nyina ngo urebe ko yayareba, reka shwita kabona amaso yawe nibishirira. ariko iyo upfukamye ugahamagara Imana
uramureba umugabo akakubwira ati ni wowe mugore ufite amaso meza, abandi nibishirira barabesha. Biba bishobejwe n'iki? Ntabwo muramenya amakuru yo gusenga. Uzi gusenga umubosi ukamubuza amahoro, ugaca mu gitondo aguhamagara mu kazi kavuga ati ngwino, byagenze gute? Mwami hasiwe Rusi, ijoro bagombaga kumanika Morodekayi, Bibiri iravuga ngo yarayabuze iki? Ibitotsi. Hagerageza gusinzira ntibyavamo, ngo abura ibitotsi kubera umugabo Morodekayi. Tugiye ndeka mbabwire, ndashaka uyu munsi kubasengera kugira ngo wambare imbaraga zituma buri muntu wese ufite umugisha wawe abo ibitotsi akawurekura, akavuga ngo ibisi byanje hari abo byagenewe. Ibintu uri gusengera bifitwe n'abandi. Ndakwibutsa ko Imana yiguhaye umugisha iwunyaga abandi. Ntabwo mubizi? Imana ijya kuguha umugisha uwunyaze abandi. Imana yarangije kureba, si n'ibiyuzuye byose ni ibyandi. Imana yakwemereye inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali nta kibanza kidafite ukibarujweho, nta n'inzu ifite utagize gute uyituye. None ibyo Imana yakwemereye mwumbarize ngo bizavahe kandi byaramaze kubarurwa kuri ba nyirabyo. Byava he? Imana ibwira Kuro, iramubwira ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ugire gute ukenyere. Hari abantu bagomba kwimuka bakajya iburengerazuba cyangwa amajyaruguru, amajyepfo. Wowe ufite makeya bateza cyamunara ukagurira muri duke twawe, Imana ikaguha inzu kuko yayikwemereye i Kigali. Akazi uri gushaka ari umuntu ukicayemo biro yawe, ugomba gusenga ukavuga uti wa muntu unyicariye muri office yanjye, haguruka nanjye nicare navuganye n'Imana. Kandi Imana nivugana nawe, jya ugerageza utere intambwe usatira icyo Imana yavuganye nawe. Wowe Imana ikwemereye imodoka, urarangije uricaye ubyuka uryamye ngo Imana izampa imodoka. Izaturuka heza? Izaturuka mu kirere? Jya gushaka perimi, izaguha imodoka iguhe n'umushoferi wo kugutwara, nayo yagogwa. Bwira umuntu muri ngo ugomba gusatira icyo Imana yavuganye. Niba Imana ikubwiye ngo iguhaye akazi, jya kudepoza, uricaye ngo bazagusanga aho ngaho uri. Shakisha. Wa mukobwa we, Imana irakubwiye ngo iguhaye umugabo, umusore wa mbere arateresa urabenze, uwa kabiri arateresa urabenze, uwa gatatu urabenze, uzagumigwa. Tugerageza unyuzemo wemere, nurangiza usenga ubaza Imana ngo mbese Imana ibi bintu urabishigikiye? Nimugora hari umudamu waniye agahinda arambwira ati Prophet Karame, ati urugo rwanjye rurasenyutse. Rusenwe n'iki se madamu mwiza? Ati yo, ati ubu ngubu tuvugana nagiye ku mukozi w'Imana, arambwira ngo umugabo kandi neneho bari baraye bashwanye. Umugore akosheje, umugabo amukubita urusha, amukubise urusha. Ageze ku muhanuzi, umuhanuzi tiri ati Imana irambwiye ngo umugabo ufite suwande bikubitirana n'urushya yarayagize gute? Hatubungiye muri divorce karabaye. Ndamubwira nturetse kuri igipfu, umugabo mubyaranye abana batatu, Imana ikaba itarafunze ngo ntinaguhereze urubyaro kugira ngo abo bana batazakurira mu gasozi. Iyo ni Imana yavuganiye nawe. He, kumva umugore yaragiye yigira mu nkuru, ateka saa 4 z'ijoro. Umugabo aje ati kuki utatetse? Ati nandi kwa runaka ndi kuganira, amabukubise urusha. Ubundi umugabo yakabaye gukubita n'ugwa kabiri, wagera hano nkaguhanura nti Imana riki gukosora. Tugomba gusenga tukagiramo n'iki ibintu byo gusenga, dusenga ariko tunabiha umurongo ugize gute ufatika. Gukizwa ni kimwe, icya kabiri kugendera mu mahame ni ikindi, icya gatatu twera imbuto zikwiriye abagize gute. Hari abantu ndeba ukibaza niba ari umuririmbyi ugashobegwa, niba ari umuvugabutumwa ugashobegwa, niba hari abantu baje mu murimo bizira nka Petero narabibabwiye ubusize. Umunsi umwe Ruhaya murayizi? Murayizi Ruhaya yagiye mu ishyamba,
umunsi umwe yigira inama iravuga ngo ndashaka kuzemeza inyamaswa zo mu ishyamba. Yararebye iravuga ngo reka nshake ikintu gishobora gutuma inyamaswa zinyuba zikantinya. ngo Ruhaya ijya mu ishyamba. Igezeyo yigana umutontomo w'intare. Uko intare zitontoma, Ruhaya yigana umutontomo neza. Irazamuka. Igeze mu ishyamba iratontoma. Imaze gutontoma, inyamaswa zose zo mu ishyamba ziti Ruhaya, intare yarakaye, ziriruka kuko ziri kumva umutontomo w'iki? W'intare. Zikanyura ku ntare, inyamaswa ziti ko inyamaswa, intare ikabaza inyamaswa ko muri guhunga habaye gute? Ajya batumva tuguhereza amakuru, hari intare mwene wanyu iri mu ishyamba yakomeretse, yarakaye ifite umutontomo, ahubwo nawe nudahunga nubwo uri mwene wabo irakumerera nabi. Intare irazamuka, uyegeye imbere gatoya ikumva umutontomo n'uwayo, iti iyo ntare yabaye iki? Mugenzi wanjye yabaye iki? ngo intare ikomeza kureba, yakwitegereza mu maso, yareba Ruhaya n'ibyanwa igasanga ntabwo ari intare, ariko umutontomo yakwitegereza igasanga n'uwande, n'uw'intare. Irakomeza irayegera, ngo iyegere, ngo ibirayifasha, fata akaguru, irayibwira ngo kuri gutontoma nkatwe kandi uri Ruhaya, bite byawe? Iti ngiye kukuniga. Ruhaya itumva nkubwire, mbabarira pe, nagiraga ngo inyamaswa zigire gute? Zintinye, zinyemere, zinyubahe. Burya niganye umutontomo wanyu, ariko burya ntabwo ndi iki? Ntabwo ndi intare. Mbarizo umuntu muri Kongo wahuye n'abasenga ba Ruhaya cyangwa wahuye n'intare nyantare? Hari abantu bari hano bafite amasezerano bahuye na za Ruhaya, mwakubitana tiri za pa atira kudeko irakujyanye, kumbe uhuye na ca Ruhaya ntabwo ari intare. Bagaragaza ishusho, umutontomo barawufite, baravuga indimi nyinshi, barasenga cyane, ariko Yesu ntawe batunze muri bo. Barizo umuntu muri Kongo aho ntiwaba warahuye na baru. Bafite amasezerano bahawe na ba Ruhaya. Kuva uyu munsi ngiye kubasengera Imana ibashire mu mwuka w'Imana, nawe wakwisengera bigakunda. Utunga amavuta, nawe ujye uvugana n'Imana, Imana igusange ikuganirize, ivugane nawe amagambo agusubizamo imbaraga. Duhe Imana icyubahiro. Ruhaya baba barayivumbuye. Bene data, natangiye mbabwira ngo tugaragaze ko dufite Yesu, kandi Yesu dufite nitumugaragaze ku rurimi, tumugaragaze mu mutima, mu migendere, aho dukorera, aho dutuye. Yesu tugire gute? Tumugaragaze. Ntitube nka ba Ruhaya bamaze gukamuka mu mwuka w'iki? W'Imana. Dufite abantu benshi bahora babaza Imana amasezerano bahanuriwe, ariko ntibayabone. Ugahora utegereje ngo Mana ko wavuganye nanje uzansubiza ryari? Kumbi wahuye na cande. Barizo umuntu muri Kongo kuva urasenga ntabwo urahura na Ruhaya. Akajerekani karimo amata murakazi? Sorry, Imana impeshuriye ikintu cyiza cyane. Amen. Mwese muritegereza utu ducupa. Aya mazi nayanyu hano murayabona? Aha murayabona? Murabona ko acagase? Mwese murebe, murabona karimo iki? Mwese murandeba ndi hano. Utu ducupa twose turebeye kure ntiwagira ngo turimo amazi. Ariko se mbegereye mu by'ukuri, aka gacupa ntikacagase, hari amazi yarakirimo. Dufite abantu muri uyu murimo bakoreshwaga n'Imana,
ikabakoresha ibitangaza. Barangije bakora ibyaha, batakaza karite yo kuvuga Imana muri bo. Umwuka w'Imana ava mu gitereko yari arimo arigendera. Banga gutakaza karite nuko bakoreye Imana. Uyu munsi barimo barayobya abantu bavuga ngo Imana igize gute, iravuze. Kumba umwuka w'Imana yabavuyemo kera, kuko badashaka gutakaza icyo babaye. Iyo mukubitanye n'uyu munsi arakubwira ati ndacyari mu mukozi w'iki. Gira umuntu muri kwe ngo kugira ngo bisobanukirwe bisaba kugira ngo wuzure imbaraga z'umwuka wera. Murimo muranyumva? Imana idutabare. Vugutira kandi unshure inkambazi, werekane uko ndi kose nifata uko ntari. Fata ituro ryawe, tugiye gutanga ituro, hanyuma twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Dondorera uyu mutima niwo ushobora kugaragaza ibirimo iya talabose tereboshi yama, kugaragaza ibirimo. Tambukana ituro ryawe ushyire mu